Yesu nashimwe bene data, dushimiye Imana ko ari umukozi w'umuhanga, dushimiye Imana ko yakomeje kuturinda kuva mu gitondo kugeza no masaha, dushimiye Imana ko yakomeje kubana natwe igihe cyose ikomeza kuba iri kumwe natwe, turabishimiye, tugashimira natwe mukomeza kudutega amatwi, mugakomeza gukurikira ibyigisho tugenda tubaha. Icyo tubasabye ni uko mujya mukanda like kugira ngo tujye tubona ko tuba turi kumwe, ikindi mukandika comment, wakwandika amen, wakwandika haleluya, kugira ngo dukomeze tubone ko turi kumwe namwe, kugira ngo tubone ko ibyo mukurikira muba mwabiteze amatwi, Imana ikomeze ibahe umugisha. Ingiye mugiye kwa Ntagandashyaka Robert, reka dutangire dusenga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, nahayemo tuvuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Reka dutangire dusenga. Nyagasani Imana yacu, turagushimye turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Turagushimye turaguhimbaje kubw'uno munsi tugejeje, uno munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Turagushimira kuba waturinze, turagushimira kuba wakomeje kutubaho, turagushimira ko wakomeje kutubera Imana. Ishimwe ni iryawe, icyubahiro cyose ni icyawe. Uwiteka, turagusabye ngo ubanze twese udutunganye, udukureho ibyaha byose, udukureho Mwami Imana yacu ibyo tuba twavuze bidakwiriye, ibyo tuba twategereje bidakwiriye, utweze udutunganye kuri uwera kandi ubana n'abera. Uwiteka, komeza ubane natwe, ukomeze udufashe, ukomeze udushyigikire, tuvuge tubwirijwe nawe, ntituvuge ibyo twishakiye, ahubwo tuvuge ibyo ushaka. Mwuka wawe wera akomeza tubeho, kandi Mwuka wawe wera akomeza tuyobore, bisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, amen amen. Reka dusome ijambo ryo muri Yakobo ibice 4, umurongo n'uwa 7 n'uwa 8. Yaravuze ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima yanyu. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, rihaye kuvuga ngo twegere Imana. Mwegere Imana nayo izabegera. Egera Imana nayo izakwegera. Iyo uyegereye utera intambwe imwe igatera 99. Rero ukwiye kwegera Imana kuko nayo iguhaye isezerano ko izakwegera. Kandi iyo ngo itwegereye kurusha uko imyambaro twambaye itwegereye, yewe iratwegereye kurusha uko twebwe tubitekereza. Ariko icyo tugomba kubanza gukora, yavuze ngo ijambo ry'Imana avuga ngo nuko mugandukire Imana. Kugira ngo wegere Imana ukwiye kubanza kuyigandukira, ukwiye kubanza kuyubaha, ugakora ibyo ishaka, ukagendera mu nzira zayo, kuko ntiyakwegera ibona ukora ibyo idashaka. Yakubwiye ngo ubanze uyigandukire, ubanze uyubahe, ubanze uyizere, ubanze uyitinye, kuko ni Imana itinyitse, ni Imana ikwiye icyubahiro, ariko ishaka ko abayegera bose bayigandukira, bakora ibikwiriye, bakora ibyishimo. Ariko yongera atubwira ngo kugira ngo twongere kuyegera, nuko tubanza tugakora iki? Ngo ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Satani ntabwo anesha. Satani ni umunyabwoba. Satani icyo ari cyo we ni umuriganya. Iyo dusomye muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10, aratubwira ngo nta kindi kiza n'umujura keretse kwiba ndetse no kurimbura. Satani arakwiba. Umujura rero yaje yiba ibyawe, nawe arakwiba, yarangiza akakurimbura. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mumurwanye nawe azabahunga. Ese tuzamurwanisha iki? Satani tuzamutsindishiriza iki? Tuzamutsindisha dukoresheje iki? Aho dusomye hano mu Byahishuwe ibice 12, dusomye ku murongo wa 11, aravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nta kindi tuzaneshisha Satani usibye amaraso ya Yesu Kristo, kuko amaraso ya Yesu Kristo yo yaturiho, y'amaraso ya Yesu Kristo yamaze kutugaragaraho, tuba turi abakiranutsi. Iyo twamaze kuba abakiranutsi tunesha Satani bigashoboka, kuko amaraso ya Yesu Kristo azayatubonaho aduhunge. Haleluya. Ikindi tuzamuneshesha ni ijambo ryo guhamya, nuko tuzaba twahamije Yesu Kristo. Iyo tumara guhamya Yesu Kristo, tugendere mu ijambo rye, ijambo rye ribe mu buzima bwacu, ijambo ryiwe rigwire mu buzima bwacu, uko ni intwaro. Iyo dusomye mu Befeso ibice 6 twatwereka intwaro z'Imana yambika umuntu w'umukiranutsi, irazitwambika. Yewe intwari iduha nta yindi, ni ijambo ry'Imana. Tuzamuneshesha ijambo ry'Imana. Na Yesu Kristo Satani yigeze kumugerageza, ariko nta kindi Imana yamunesheshaga. Yaramubwiraga ngo haranditswe ngo Satani, haranditswe ngo ntuzagerageze umwana w'Imana, haranditswe ngo. Natwe nta kindi tugiye kuneshesha Satani, tumuneshesha ijambo ry'Imana. Haleluya. Dukomeje kumana, yaratubwiye ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima yanyu. Ngo nimwegere Imana nayo izabegera.
dukwiye kwegera Imana kuko nayo izatwegera. Nta kundi tuzayegera ni uko tuzagira umutima umwe, tukirinda imitima ibiri, tukirinda kuba turi mu by'Imana ejo tukaba twabivuyemo, ejo ukaba uri umukristo, ejo ukaba wabivuyemo, ejo ukaba waretse ino ngeso, ejo ukaba wisubiyemo. Imana irakubwiye ngo reka kugira imitima ibiri. Nanone ibyo ngibyo twakongera tukabibona ko kugira imitima ibiri Imana itishimira abantu bagira iki? Abantu bagira imitima ibiri. Dukwiye kugira umutima umwe, tukashigikira umutima wacu ukaba ku Mana gusa, tukirinda kuba ab'imitima ibiri, ejo uri ku Mana, ejo wayivuyeho. Iyo dusomye hano mu Byahishuwe ibice bitatu umurongo ni uwa 15 aravuga ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, yaba wari ukonje cyangwa wari ubize, ngo nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Haleluya. Iyo ugize imitima ibiri, iyo udakonje cyangwa ntushyuye, Imana irakuruka. Haleluya. Ntago wabasha kuyegera ufite imitima ibiri. Rimwe utekereza ko ugiye gusanga Imana ariko ibindi ukareba inyuma ukavuga ati ariko se ndava muri biriya. Oya, ntarasibye gushakaho. Gira umutima umwe. Kugira ngo wegere Imana ugomba kuyijyanaho n'umutima wawe wose. Iyo uyishyiriye umutima wawe wose, nayo itera intambwe ikakwegera. Ntago yakwegera ufite imitima ibiri. Oya, ikwegera ufite umutima umwe, umutima umwe wawe uri hehe? Ku Mana. Haleluya. Yigushaka ngo ushyuhe ngo nongere ube akazuyazi. Ntago Imana igendana n'akazuyazi. Iyo uri akazuyazi ikora iki? Twumvise ko ijambo ikora iki? Irakura. Ntago yaba ikikwegereye uri akazuyazi, ahubwo iraguhunga. Rero tugomba kuyegera n'umutima wacu wose, tugomba kuyegera n'ibyacu byose, n'ubuzima bwacu bwose, n'ibyacu byose. Utavuga ngo nzegera Imana rero ngo mugende mu kazi ntago nzegera Imana, ngo mugende ndi mu kazi ngo sinzabasha guhamya, ko twabonye ko utsindisha Satani ijambo ryo guhamya. Ugomba guhamya iki? Imana uri mu kazi, ugahamya Imana uri mu rugo rwawe, ugahamya Imana uri muri bisi ugenda, ugahamya Imana ahantu hose waba uri. Kuko igihe udahamije Imana, igihe udahamije Yesu Kristo, Satani azinjira, azakwinjirira. Ntuzaba ukegereye Imana rero. Ntabwo ushobora kuba akazuyaze unakonje. Hamya Imana uyegere. Uko ukomeza kuyegera, bikwira kugira ngo tera intambwe imwe, izindi 99 ni izanjye. Yesu Kristo niko yivugiye ngo tera intambwe imwe, izindi 90 ni izanjye. Nawe tera intambwe imwe. Tera intambwe imwe usanga Imana irazi gusanga. Kandi ikiri bukora irakwegera. Irakwegera izibe muri wowe, iziture muri wowe. Ijambo ryarambwiye ngo imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka. Uwiteka atura muri twebwe, Uwiteka aba muri twebwe. Ntabwo Uwiteka kiba mu nsengero zubakishije amabuye y'ikindi. Ahubwo yaravuze ngo imibiri yanyu nayigize insengero zanjye. Imibiri yacu niyo nsengero z'Uwiteka. Niyo mpamvu iyo umwegereye nawe araza akakwegera, agatura muri wowe, kuko niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo aratwegereye kurusha uko imyambaro yacu itwegereye. Rero nimwegera Imana. Ikindi tugira umutima umwe, kuko ijambo ryatubwiye ngo bene banyabyaha mwe nimukarabe. Tukwiye kugenda twegereye Uwiteka twera, kuko Uwiteka ni Imana yera kandi bana n'abera. Ntabwo azakwegera utera, agomba kukwegera wera. Haleluya. Iyeze were. Nta kindi kitweza ni amaraso ya Yesu Kristo, kuko ngo Imana iturebeye mu maraso ya Yesu Kristo itubona turi abera. Bya bindi bibi byacu byose bivaho, kuko itubonera mu ishusho ya Yesu Kristo. Haleluya. Itubonera mu ishusho ya Yesu Kristo, ibindi ikabireka. Yatureba itubonyeho amaraso ya Yesu Kristo, iravuga ngo mbonye umwana wanjye. Natwe niyo mpamvu tutatubiki abana b'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu rero dukwiye kugira guhora twera, tukirinda kuba b'imitima ibiri, ahubwo dukoze iki? Imitima yacu yiyejeje, imitima ye, kuko ijambo ratubwira ngo mwiyeze imitima yanyu. Tugomba kwiyeza imitima yacu, kuko Uwiteka araza agatura mu mitima yacu. Uwiteka araza akaba mu buzima bwacu. Uwiteka araza agatura mu mitima yacu, imitima yacu akayiyobora. Rero mureke kugira ngo tumwegere, duhore twera. Kandi nanone kizabanza gutuma tumwegera, tuzabanza turwanye Satani. Nta kindi tuzamuneshesha. Imana yaduhaye intwaro tuzamuneshesha, ni ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo. Kuko amaraso ya Yesu Kristo yaturiho, Satani ntiyaduca iryera, Satani ntiyatubona. Aratureba akatubura, arajya kutureba akatubonaho Yesu Kristo. Ntabwo yatwegera, kuko Yesu Kristo ni umutsinzi. Yesu Kristo yaramunesheje, niyo mpamvu atatwegera. Niyo mpamvu tuzamunesha, kuko azatubonaho amaraso ya Yesu Kristo aduhunge. Haleluya. Nitumurwanye nawe azaduhunga. Namara kuduhunga twegera Imana. Nitumara kwegera Imana nayo iziture muri twebwe.
ko yatubwiye ngo nimwegere Imana nayo izabegera. Iryo ni isezerano. Reka nawe wegere Imana no guhera uno munsi. Reka wongere wegere Imana, hahandi wagwiriye wongere ubyuke, wongere ushakane Imana umwete, ko nayo uzayibona, nayo izakwiyereka. Haleluya. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ureke dusoze dusenga, ariko wowe wumvise kino cyigisho ukande like, ikindi ushyireho komantere wavuga amen, wagira n'ikindi kintu, indi nyunganizi, dukomeze tuganire ijambo ry'Imana kugira ngo iyo mwanditse comment tubona ko turi kumwe, natwe tugakomeza guterwa imbaraga nuko tuba turi kubana namwe bene data. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi Imana ikomeze ibishimire. Mureke dusoze dusenga. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Uwiteka utubwiye yuko nitukwegera natwe uzatwegera, kandi niturwanye Satani azaduhunga. Reka Uwiteka Mwami Imana yacu udutsindire Satani, utwambike imbaraga, ukomeze kuduha ijambo ryawe kugira ngo tumuneshe, ukomeze kutubaho kandi ukomeze kutugira abatsinzi, kuko Yesu Kristo niwe waranesheje, unesha Satani, unesha n'ikuzimu, unesha n'urupfu. Natwe duhe kunesha ibyo byose, duhe kunesha Satani azaduhunge. Uwiteka natwe tugiye kukwegera, tugiye gutera intambwe imwe, nawe uzube mu buzima bwacu, uzugenga ubuzima bwacu, ari wowe wiyoborera kandi ari wowe ukomeza kudufasha muri byose. Komeza uganze kandi ukomeze utegeke byose, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen.